Muvandimwe mwene data we dusangiye amahirwe yo gukunda Imana no gukunda ijambo ryayo, nongeye kukwakira muri uyu mwanya mwiza wo kwiga ibyanditswe byera. Njyewe ndi Musoni Flavien. Reka mbere ya byose dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Nongeye kunezezwa cyane n'ibihe byiza uduhaye bikomoka mu ijambo ryawe. Mu mwanya nk'uyu nguyu tugiye kwiga ibyanditswe byera, ngwino ubane na buri muntu wese kandi umwereke amabanga yawe. Uduhe kurambura ikiganza cyacu kugira ngo dushyikire amasezerano watugeneye uyu munsi, kandi ufungure amaso yacu kugira ngo tubashe kureba hirya y'inyegamo, tubashe kumenya urukundo dukunda kandi tumenye imigambi myiza udufitiye. Ubwo tugiye kumbura ibyanditswe byera, Mwuka wera wasezeranye ko azabana n'ababyiga kugira ngo bamenye gutandukanya icyiza n'ikibi. Ngaho rero ubane natwe, uturinde kugira ikindi kintu twakunda icyo ari cyo cyose cyangwa twafana, ahubwo dutumbire umusaraba w'i Karuvari. Ukuri kwawe aba ariko kwinjira mu mitima yacu kubyara umusaruro, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Nk'uko nabikubwiye, ndi mwene so Musoni Flavien. Ni umwanya mwiza tugiye kwiga ijambo ry'Imana, ngushimira ko twakomeje kubana mu byigisho bitandukanye, kandi icyigisho cy'uyu mugoroba ndagusaba cyane ngo Imana ikangure amarangamutima yawe, ikangure kwizera kwawe, ikangure ubucukumbuzi bwawe, ikangure kureba kure kwawe, kugira ngo iki cyigisho kiguhe gutekereza cyane. Tujye kwigana icyigisho gifite insanganyamatsiko ivuga ngo ibintu byacukuwe mu kirombe cy'ibinyoma. Ibintu byacukuwe mu kirombe cy'ibinyoma. Mu buzima bwa buri munsi usanga hari ibintu abantu bihari, ariko abantu ntibamenye aho byaturutse. Bibaho, ariko birababaje ko no mu bigendanye no gusenga, mu bigendanye n'amadini, mu bigendanye n'imisengere, usanga hari ibintu abantu bafite, kandi kenshi na kenshi wabaza umuntu ukamubaza uti se ibi bintu byaturutse, akaba yakubwira ati ibi nibyo twigiye ku birenge by'abatubanjirije, cyangwa yarangiza akakubwira ati ntago nzi uko byaje ahubwo nabonye biza, cyangwa undi akagusubiza ati nge sinitaye aho byaturutse, icyo nitayeho ni uko bimfitiye akamaro. Ariko mu by'ukuri ijambo ry'Imana ridusaba kuba abantu b'abanyabwenge. Ibintu byacukuwe mu kirombe cy'ibinyoma. Reka tubanze turebe isomo nkunda cyane riri muri Yesaya 51 umurongo wa mbere. Yesaya 51 umurongo wa mbere, Bibiliya iravuga ngo mwabakurikirana gukiranuka mwe, mugashaka Uwiteka, nimunyumve. Murebe igitare mwasatuweho n'urwobo rw'inganzo mwacukuwemo. Amen. Mu magambo make, iri somo rirerekana yuko abantu bakurikira gukiranuka bagomba kuba batandukanye n'abandi. Icya kabiri, abantu bashaka Uwiteka bakeneye kumva. Noneho icya gatatu, abantu bakwiye gushakira amakuru ku gitare basatuweho. Mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorino, Pawulo yabivuze neza yuko Kristo niwe cya gitare cyagendanaga n'Abisiraheli, kandi nicyo bavomagaho amazi. Amakuru yizewe rero agaragara neza dukwiye kuyakura ku byanditswe byera, dukwiye kuyakura kuri Kristo, kandi Kristo n'ijambo rye ntiwabatandukanya. Noneho ikindi kintu Imana yagiriyemo abantu muri iki gihe cya Yesaya, yarababwiye ngo nimwibuke, nimurebe igitare mwasatuweho n'urwobo rw'inganzo mwacukuwemo. Mu magambo make, kubaho kwacu, kuza ku isi kwacu, ahazaza hacu, ni ibintu byacukuwe mu kirombe cy'Imana, kandi icyo kirombe cy'Imana ni urukundo rwayo, kandi urwo rukundo rw'Imana ni Yesu Kristo. Amen. Kubw'ibyo rero nshuti yanjye, imigisha y'Imana yose Imana yayishyize muri Yesu Kristo, ariko Satani yatumye abantu, yacukuriye abantu ikirombe cy'ikinyoma, kuko muri Kristo Yesu ari we nzira n'ukuri n'ubugingo. Satani yashatse ahantu abantu bakura igisa n'ukuri, abashakira ahantu bakura igisa n'ubugingo, kandi Satani abacira inzira ijya gusa n'inzira y'ukuri. Kubw'ibyo bwari uburyo bwo kugira ngo abantu basanga Kristo babe bake, abantu bazagende batazi iyo bajya, ariko bazisange Satani ari we ubakontorora. N'uyu munsi wa none rero ibyo bintu tubirebesha amaso yacu, kandi nguko uko ibintu byubatse. Rero twakwibaza, ikirombe cy'ibinyoma Satani yohereje abantu bajya gucukuramo. Mu by'ukuri najya mbabwire ngo ikirombe gicukurwamo amabuye, kandi
ikirombe gishobora kuba gifite amabuye y'amoko atandukanye. Ni nako bimeze. Najya mbabwire ngo ibinyoma ntabwo biri ku rwego rumwe. Ngiye kubereka uburyo mu kirombe cy'ibinyoma Satani yagiye yoherezamo abantu, kuko iki kirombe ntabwo kigeze gishomera. Uko ibihe bihaye ibindi, Satani yahinduraga amatsinda ajya muri cya kirombe cy'ibinyoma agacukura. Reka mbabwire yuko guturuka ku kinyoma cya mbere Satani yavugiye muri Edeni abwira abantu ko gupfa batazapfa, kugeza ku kinyoma cya nyuma umuntu uzigishwa bwa nyuma ku isi aziga, byose bikomoka kuri Satani. Yohana 8:44, uwo uhereye kera kose ni umunyabinyoma kandi ukuri ntikuri muri we. Rero birababaje uburyo uyu munsi wa none ibinyoma byaje guhinduka ipfundo ry'ibanze, bihinduka ibuye rya fondasiyo, rihinduka ibuye rya mwamba ry'inyigisho z'iyobokamana z'uyu munsi wa none. Nshuti zanjye, reka twinjire tubanze turebe. Ubundi mu by'ukuri Satani atangira muri iki kirombe yoherejemo abapagani. Ubupagani bwari bwubakiye ku bintu bitandukanye tubona muri Bibiliya: ivu ryo gukiza ubugingo, gushakira umutekano mu buryo bwa gipfumu, muzabisoma muri Yesaya 44:20, ndetse muri Yobu 31 hatubwira yuko 27 yuko bakoreshaga n'isubyo. Isubyo byari ibintu babanywaga kugira ngo barinde umutekano wabo, ko babaga batawizeye abapagani. Ndetse abapagani basengaga ibigirwamana nk'uko tubisoma muri Yesaya 41:22. Abapagani bari bafite icyo bita imandwa ku murinzi ushinzwe mu mpinga y'umusozi. Babaga bafite imandwa, bafite n'umurinzi ushinzwe ku mpinga y'umusozi nk'uko tubisoma muri Ezekiyeli 18:15. Ikintu gitangaje ni uko ubupagani bwa kera busa n'ubupagani rwose bwahoze mu Rwanda mu gihe cya kera. Nshuti, nagira mbabwire ngo ubupagani buhora busa. Mu gihe cya kera ubupagani bacishaga abana b'abahungu mu muriro nk'uko tubisoma muri Ezekiyeli 20:31. Ikindi, abapagani batambaga abana babo bakabatambira ibigirwamana. Ezekiyeli 23:39. Nimureba neza, abapagani boserezaga ibigirwamana imibavu ihumura neza, bambaye impeta zo ku matwi ndetse n'inigi nk'uko tubisoma muri Hoseya 2:15. Ndetse ikindi ni uko mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorino 8:10 ho hatubwira yuko n'umuntu ujijutse yajyaga ajya mu ngoro z'ikigirwamana akakiririra imbere kandi abizi yuko nta bwenge gifite. Nshuti zanjye, ubupagani bwari bwubakiye mu kuramya abadayimoni, ariko bakabita ingabo zo mu ijuru. Ibi mwabisoma mu gitabo cya 2 cy'Abami 23:5. Ni uvuga ngo baramyaga abadayimoni, ariko abadayimoni bakabeshya abo bantu yuko baje ari ingabo zo mu ijuru. Noneho ikindi kintu gikomeye ni uko mu gihe cya kera ikimenyetso kindi cyarangaga abapagani kwari ugusenga izuba n'ukwezi n'ibikoresho byaterekerwagaho. Bagiraga imiterekero, bagasenga izuba, bagasenga n'ukwezi. Murabisoma mu gitabo cya 2 cy'Abami 23:11. Ikindi kintu cyarangaga abapagani ni uko batangaga amaturo n'ibitambo, ariko ibyo byose ntago babitambaga ku kindi, babitambaga mu buryo bwo gucubya uburakari bw'ibigirwamana babaga barimo kuramya. Nshuti zanjye, Bibiliya itweretse ubupagani bwa mbere. Satani aba bantu yarabajyanye abapagani, abajyana mu kirombe cy'ibinyoma, arangije bacukuramo ibi bintu biragenda biba ibintu bigize sosiyete, kandi ibi bintu bubatseho ubuzima bwabo ku buryo bumvaga benda gupfa mu gihe batakoze ibi bintu. Mbega uburyo Satani amaze kubona ubupagani bugenda busaza, ntago yabyishimiye, ahubwo yagombaga kuvugurura. Mu gitabo nkunda cyane kinsobanurira iby'umwami wacu Yesu Kristo cyitwa Uwifuzwa ibihe byose, paji ya 20, baranditse ngo akoresheje ubupagani Satani yamaze igihe kinini ayobya abantu kugira ngo abakure ku Mana, ariko cyane cyane ukunesha kwe kwagaragariye mu kugoreka imyizerere y'Abisiraheli, mu gutekereza no kuramya bakurikije uko bibwira. Abapagani bari barabuze inzira yo kumenya Imana, kandi barushaho kuba babi cyane
mu magambo make satani yakoresheje abapagani, ariko agera aho abona nanone byanga byakunda abisiraheli nibo bantu b'Imana, apanga uburyo atakorera mu bapagani gusa, ahubwo agomba gucurika imyizerere n'imisengere y'abisiraheli muri rusange. Rero nshuti yanjye, iki kintu kirakomeye, ndetse hari n'igihe cyageze muri Zaburi igice cya 59. Zaburi igice cya 59, iri somo ndarikunda cyane. Zaburi, wowe ufite Bibiliya yawe, bumbura Bibiliya yawe tujyane. Zaburi ya 59 umurongo wa 9, handitse ngo iki? Haranditse ngo, ariko wowe Uwiteka uzabaseka, uzakoba abapagani bose. Mu magambo make, ntabwo Imana ifite umugambi wo guseka abapagani, ariko kubera kwiringira ibintu bitari ibyo kwiringirwa, Imana yarabasetse, kuko amasezerano yo kuvuka kwa Mesiya abapagani ntago bari bazi iyo biva n'iyo bijya. Reka mbibutse yuko gusenga ibigirwamana bigeraho bigatuma umuntu ata agaciro. Mu gitabo cya kabiri cy'Abami igice cya 17 umurongo wa 33 hatugaragariza neza amagambo akomeye. Bibiliya iravuga ngo, mu gitabo cya kabiri cy'Abami, iri somo ni isomo nakunze cyane, wowe ufite Bibiliya reka tujyane. Igitabo cya kabiri cy'Abami ni igice cya 17, igitabo cya kabiri cy'Abami igice cya 17 umurongo wa 33, 17:33 handitse amagambo avuga ngo, bubahaga Uwiteka kandi bagakorera imana zabo uko imigenzo y'amahanga bimuwemo yagenzaga. Igihe cyarageze, Satani afatanya ibintu bibiri. Abwira abisiraheli yuko bashobora gukomeza kubaha Imana yabo, ariko barangiza bagakorera n'imana zabo zibigirwamana, bagakomeza bakubaha Imana bagafatanya n'ibyo bigirwamana. Uyu mutego Satani yarawukoresheje, abisiraheli baravangirwa, ndetse iyi ihinduka inkomoko y'Abasamariya. Ariko nshuti zanjye, nagiye mbabwire ngo uyu mugambi Satani abonye yuko waciyemo abisiraheli kandi ubaca umugongo, yiteguye no kuzawukoresha mu gihe cy'ubukristo kugira ngo afatanye ubupagani n'ubukirisitu, kuko yabonaga ari byo byabyara umusaruro. Rero nshuti zanjye, nagiye mbabwire ngo iki kintu ni ikintu gikomeye. Mu gitabo cy'Intambara Ikomeye harimo amagambo nakunze, kuri paji ya 32 baranditse ngo, abapagani bamaze kwitegereza itorero rya gikristo n'imbaraga rifite, abapagani babonye hakiri kare ko ubutumwa bwiza nibutsinda, insengero zabo n'intambiro zabo zizasenywa. Niyo mpamvu bakoresheje imbaraga zabo zose kugira ngo bakureho ubukristo. Umuriro w'akarengane warakongejwe. Aho ngaho ni mu gihe cyande cya Nero. Bamaze kubona imbaraga, ubutumwa bwabwirijwe na Paulo, bwabwirijwe na Petero, bwabwirijwe n'intumwa, ubutumwa bwabwirijwe n'abo intumwa zasize. Bamaze kubona uburyo ubu butumwa burimo kugira imbaraga, basanze ubutumwa bwiza ari imbaraga y'Imana izahirika imisengere ya gipagani. Baravuga bati, rero reka dutabare ubupagani. Nshuti yanjye, iyaba ubutumwa bwiza bw'iteka ryose, ubutumwa bw'amarayika batatu bwabwirizwaga uyu munsi mu mbaraga, bwahirika inzu z'ibigirwamana zituzengurutse. Ariko uyu munsi wa none nta muntu ubyitayeho. Mu by'ukuri nagira ngo nkubwire ngo, Satani yateguye ubukwe butemewe, ubukwe bw'amanyanga. Ubu bukwe ni ubukwe Satani yakoze ashingira itorero ubupagani. Mu magambo make, ntabwo ari itorero ryashatse ubupagani, ahubwo ubupagani bwarongoye itorero. Ibi bintu nibyo Paulo yari yaravuze mu rwandiko rwa kabiri rw'Abatesalonike igice cya 2 umurongo wa 3, uwa 4 n'uwa 7, aho yavugaga yuko amayoberane y'ubugome atangiye, ariko avuga yuko byanga byakunda hari igihe azahishurwa ku mugaragaro. Rero nshuti zanjye, gushyingirana kw'itorero rya gikristo intumwa zasize rigahuza n'ubupagani, ibi bintu mubyibuke neza yuko ari byo byabyaye akaga, kandi itorero ry'Imana ry'i Roma niryo ryaguye muri uyu mutego. Muzasanga muri Bibiliya mbere mu gihe cy'intumwa, itorero ry'i Roma ryari kimwe nk'itorero rya Antiyokiya. Abantu b'Imana bajyaga bavuga bati, rwose itorero ry'i Roma rirabasuhuza. Paulo yagiye i Roma abwiriza y'ubutumwa, ndetse intumwa zari zarashinze itorero rikomeye ryubahaga Kristo kandi ryagenderaga mu byanditswe byera. Ariko byaje kuba umutego, aho itorero ry'i Roma ryavangiwe, bwa bukristo buzima bwari burimo bugerekwaho na ya mihango y'ubupagani, birangije bibyara icyitwa Gatolika.
inshuti zanjye nagira ngo nkubwire ngo iki kintu cyabaye umutego ukomeye cyane. Abashaka kubibona mwabibona mu gitabo cy'intambara ikomeye mu cyigisho cya 3, kuko umutego wa mbere itorero ryaguyemo ry'icyo gihe ni imigenzo ya gipagani yinjiye mu buryo butagaragara. Mu by'ukuri nagira mbabwire inshuti zanjye, muri Yesaya igice cya 10 umurongo wa 2 hatugaragariza yuko hari imigenzo ivuye iburasirazuba yari yarakuye Imana muri Isiraheli. Mu by'ukuri nagira mbabwire ngo imigenzo iturutse iburasirazuba, imigenzo y'abapagani, iyo yinjijwe ahantu Imana ibura uko ihaba igatanga intebe, kuko nta ntebe y'imigenzo ya gipagani n'intebe y'Imana bigomba kuba mu nzu yayo. Icyakurikiye rero nk'uko nabibabwiye, kwakira iyo migenzo bakiriye ibintu nabo batabashaga batashakaga, kuko nk'uko tubisoma muri Matayo igice cya 15 umurongo wa 6, ijambo ry'Imana, Yesu yaravuze ngo nuko ijambo ry'Imana mwarihinduye ubusa ngo mukomeze imigenzo yanyu. Ngiki kibazo cyavutse, amagambo y'intumwa, ubuhanuzi bw'ibyahishuwe na Daniyeli, amagambo itorero ry'i Roma ryari ryarize, ryaguye mu mutego riyasimbuza imigenzo y'abapagani b'i Roma ba kera yari ikeneye gufatanywa n'ubukristo. Nk'uko nababwiye yuko uwo mutego wari warongeye gukoreshwa mu gitabo cya 2 cy'Abami 17:33, Abisiraheli bagacika umugongo, ni nako ubukristo bwari bugiye gucibwa umugongo no kubufatanya n'ubupagani. Inshuti yanjye nagira nkubwire ngo buriya ntabwo buri gihe imigenzo Imana itorero ryayo yari yararihaye imigenzo rigomba gukurikiza. Imigenzo yose yatungaga urutoki kuvuka, kubaho no gupfa kwa Kristo. Nshuti yanjye, iyo migenzo Imana yihaye Abisiraheli, ariko imigenzo yindi yaje y'abapagani yatungaga urutoki ahandi hantu hatari kuri Kristo. Ngiyi inkomoko y'ubuyobe bwabaye. Nimureba muri Bibiliya zanyu kubara igice cya 9 ni isomo nakunze cyane. Kubara igice cya 9 umurongo wa 3 handitse ngo iki? Haranditse ngo ku munsi wa 14 w'uko kwezi nimugoroba aba ariho muzayiziririza nk'uko igihe cyayo cyategetswe, muzayiziririze mukurikize amategeko yayo yose n'imigenzo yayo mwabwirijwe yose. Bivuze ngo iki? Imana itanga iminsi mikuru irimo Pasika, iminsi mikuru irimo umuganura, iminsi mikuru irimo umunsi mukuru w'impongano. Ibyo byose, iyo minsi mikuru yagombaga kuba ifite imigenzo n'imihango byayo, ariko byose byashushanyaga Kristo. Kubw'ibyo rero ikibazo Roma yagize si uko yakomeje imihango n'imigenzo, ahubwo bakiriye imigenzo n'imihango bitunga urutoki ahandi hatari kuri Kristo. Reka mbabwire impamvu ibyo bintu ariko bimeze. Nimureba mu gitabo cyitwa Daniyeli n'ibyahishuwe cyanditswe na Uriah Smith, ubusobanuro bwa Daniyeli n'ibyahishuwe page 318, bagaragaza neza yuko ibyo bihimbano bitagira umumaro byari bifitanye isano n'inyigisho za gihanga z'umucurabwenge witwa Plato, ndetse n'imitekerereze yari ikunzwe n'abantu, bikaba byari bishishikaje umugabane munini w'abahanga mu by'ubukristo kugira ngo babigire umugabane w'inyigisho zabo mbere y'igihe cya Konstantino. Byarashimangiwe, birakwirakwizwa, ndetse byongerwamo imirimbo mu buryo butandukanye. Uhereye muri icyo gihe hadutse uburyo bwo kugaragariza icyubahiro abatagatifu bapfuye, ndetse na za nyigisho z'urujijo zerekeranye n'umuriro ugenewe kweza ubugingo kw'abapfuye zamaze kugwiza imbaraga muri kino gihe, kandi zikaba zifite ibimenyetso ahantu aho ariho hose hagati muri rubanda. Bityo no kudashaka kw'abapadiri kuramya ibishushanyo n'ibyaremwe byagiye birimbura hafi rwose idini ya Gikristo, cyangwa ku iherezo bikazimanganya ubwiza bwayo, ndetse bikangiza impamvu zo kubaho kwaryo mu buryo bubabaje cyane. Urutonde rurerure rw'ibihimbano by'ubupfumu byagiye bisimbura buhoro buhoro iyobokamana nyakuri no kubaha Imana k'ukuri. Iyi mpinduramatwara mbi yabayeho biturutse ku mpamvu zitandukanye: guhubukira kwakira ibitekerezo bishya mu buryo burimo ubujiji, icyifuzo gipfuye cyo kwigana imihango ya gipagani maze bakayihuriza hamwe no kuramya kwa Gikristo, ndetse na kwa guhengama kw'inyoko muntu ihengamiye ku iyobokamana rishashagirana kandi rikurura abantu. Ibyo byose byahurije hamwe birema ubupfumu bwaje gusenya ubukristo.
inshuti zanjye, hano muri iki gitabo cya Daniyeli n'ibyahishuwe mu mateka, Daniyeli n'ibyahishuwe paje 318, batubwiye yuko ibyo bihimbano bitagira umumaro byari bifitanye isano n'inyigisho zande za Plato. Abacurabwenge n'abantu b'intiti bageze aho bafata ubukirisitu babushingira ubupagani, kandi byahise bigaragara yuko ubukristo bubaye bucishijwe bugufi, ubupagana bari bwo buhabwa icyubahiro. Ngiki kibazo gikomeye Roma yagize, ngiki kibazo gikomeye cyatumye n'abayobozi bakurikiyeho bayobora Vatikani bagiye bagwa muri uyu mutego. Gutandukanya ubukristo n'ubupagani bwazanywe byarabagoye cyane. Nshuti zanjye, ubukristo bwaragiye bugera mu ngoro z'abami, noneho barangije babuhindura ubu VIP. Noneho kureba abanyantege nkeya, kureba abakristo baciriritse bivaho, ahubwo kwicisha bugufi kuratakara mu itorero no kwiyoroshya byararangiye. Ibi bintu byatumye haboneka akaga. Konstantino yari yarinjiye mu itorero arizanira kado. Mu gihe cya Konstantino mwaka 321 gukomeza, Konstantino yaje mu itorero arizanira kado bagira ngo arihannye, ariko mu by'ukuri yinjije ingeso mbi zisa n'ubutungane. Ibi bintu byari bishingiye ku kwizera n'imyuka y'ubupfumu. Mu magambo make, noneho ubukristo bwakiriye mu kindi kiganza ubupfumu, ariko mu ipica y'ubupagani bwa kera. Konstantino yazanye iki? Yazanye ibintu bitatu nk'uko tubisoma kuri paje 39 y'igitabo cy'intambara ikomeye. Yazanye inyigisho, cya mbere azana n'imihango, azana n'imigenzo byo mu bupagani. Arangije inyigisho zivangwa n'inyigisho za gikristo, imihango ivangwa n'imihango ya gikristo, imigenzo nayo ivangwa n'imigenzo ya gikristo. Abantu baravangirwa ntibamenye ibyo ari byo. Ubwo bukwe rero bwo gufatanya ubukristo n'ubupagani byarangiye mu mwaka 538 bubyaye ubupapa. Ubupapa bwagombaga gukora iki? Kureba yuko ubukristo n'ubupagani bigendana bifatanye urutoki, nk'uko sheri n'umuntu na sheri we bafatana urutoki. Kandi ni nazo nshingano n'uyu munsi wa none z'ubupapa, ni ukureba yuko ubupagani bw'i Roma butabangamiwe, ariko na bwa bukristo bwa kera bwo mu kinyejana cya mbere bwahoze i Roma nabwo mu by'ukuri butavuyemo ngo ubupagani bugaragare bwonyine. Rero hadutse umwuka wo gushaka kwihorera ndetse no kwibonera indamu n'icyubahiro. Byasabye yuko abantu bari abakristo bihakana Yesu barangije bayoboka ubupapa. Kwitwa umusimbura wa Kristo no kuvuga yuko papa atibeshya kandi ko papa atagwa mu ikosa, byatumye papa yegurirwa imitima y'abantu bari mu isi bose. Abantu babujijwe Bibiliya, kuyisoma no kuyitunga bibasakira irego, biba icyaha gikomeye. Harangije handika utundi dutabo, kandi ibi bintu byatumye Daniyeli 7:25 ubupapa bugira ububasha bwo guhindura amategeko y'Imana. Itegeko ry'isabato rikurwaho, hashyirwaho icyumweru mu buryo budasobanutse. Itegeko ribuza rya kabiri naryo rikurwamo, kuko isabato yo bayihinduriye inyito baranayicurika mu busobanuro. Itegeko rya kabiri barikuraho. Itegeko rya 10 byabasabye yuko baricamo kabiri. Ibi bintu byakorewe ahantu abantu batabasha kumenya. Nshuti zanjye, ibi byatewe n'iki? Byatewe n'uko Bibiliya yari yafunzwe, yakuwe mu biganza by'abantu. N'uyu munsi wa none biratangaje uburyo abantu baturuka mu gitondo mu madini babyina, bageza 5:45 akaba aribwo basoma isomo rimwe, barangiza 6 bakubahiriza gahunda bagataha. Kandi ugasanga abantu bakoze umurongo baragiye ngo bagiye gusenga, nta kintu na kimwe cy'ijambo ry'Imana batwaye. Ibi bintu byaraje kandi byamaze kubaka izina, ariko ndababara cyane kubona n'abantu mu itorero ryacu bashaka yuko batafata Bibiliya n'igitabo cy'indirimbo mu ntoki, batafata igitabo cy'umwuka w'ubuhanuzi mu ntoki, ahubwo ugasanga telefone arashaka kuza gusenga nk'umuntu ugiye ku isoko cyangwa ugiye mu nzu ibyinirwamo, ku buryo telefone ye iba all in one. All in one, no kuvuga ngo all in one agomba kuba afitemo WhatsApp, akaba afitemo message za SMS zimwereka ko amafaranga yishyuwe kuri banke, akaba nawe ashobora kwicara kuri banke, kandi akaba afitemo Bibiliya n'igitabo cy'indirimbo, kandi akaba ari no kuri chat. Ibyo bintu byose akabikora yicaye no mu ishuri ryo kwisabato, byose akabitwarira rimwe. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire ngo dukeneye ibyanditswe byera. Ibi ni ibimenyetso rero bya Roma.
hateruwe icyumweru cya gipagani, kirangije nacyo gihabwa umwanya mu itorero. Rero ibi byari bisobanuye iki? Mu by'ukuri ikizira cyari gihagaze ahera. Gufata umunsi w'icyumweru wasengwagaho n'abapagani bakawutsindagira hagati mu mategeko y'Imana bakawusodekamo bawuhinduriye n'inyito, ubwabyo byari ikindi ikintu kitera cyari kizanywe mu bintu byera. Mu kinyejana cya gatandatu ibyahishuwe 13:2 byarasohoye, aho tubwirwa inyamaswa. Ibyahishuwe igice cya 13:2, aya magambo aratangaje cyane. 13:2 haranditse ngo, ureka duhere ku murongo wa mbere. Ngihagarara ku musenyi wo ku nyanja, ngiye kubona mbona inyamaswa iva mu nyanja ifite amahembe 10 n'imitwe 7. Ku mahembe yayo hariho ibisigo 10, no ku mitwe yayo hariho amazina yo gutuka Imana. Umurongo wa 2, iyo nyamaswa nabonye yasaga n'ingwe, amajanja yayo yasaga n'ayaruko, akanwa kayo kasaga n'ak'intare, cya kiyoka kiyiha imbaraga zacyo n'intebe yacyo y'ubwami n'ubutware bukomeye. Ibi bintu byabaye mu kinyejana cya gatandatu, aho ubupagani bw'i Roma bwahaye ikiganza n'intebe n'ububasha Roma ya Vatikani kugira ngo isigare yicaye muri iyo ntebe. Ariko mu by'ukuri icyo kiyoka, iyo Roma y'abapagani, mwibuke yuko ariyo yishe Yesu, ariyo yishe intumwa ze, ariyo yarwanyije ubukristo, ariyo yazanye umwijima mu isi. Rero bivuze ngo iki? Rero ibi bintu byarasohoye kandi icyicaro kirakomeza kiba i Roma. N'uyu munsi wa none nabuze impamvu zituma abantu bavuga ko inzira zose zihurira i Roma. Nibyo koko zihurira i Roma, ariko ntago inzira ijya mu ijuru yo ica i Roma. Oya, inzira ijya mu ijuru ica mu byanditswe byera. Ariko vuba bidatinze amadini yose agiye guca mu nzira zayazanye kandi azisanga i Roma. Byarasohoye kandi bigiye gukomeza gusohora. Kandi akarengane kahise gahinduka umushinga, bitewe n'uko Roma y'abapagani yari yarishe abakristo, yica abantu b'Imana. Ndetse mu gihe cy'urupfu rwa Yesu, Roma niyo yayoboraga, niyo yishe ba Petero n'abandi na ba Paulo n'abandi. Noneho rero kuko umushinga wayo kwari ukwica abantu b'Imana, Vatikani nayo yisanze igiye gutangira kwica abantu b'Imana. Kuva icyo gihe hatangiye akarengane k'imyaka 1260. Nshuti yanjye, muri Bibiliya muri Yohana 16:2 Yesu yari yaravuze ngo igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo uzabica wese azaba azi ko akorera Imana umurimo. Ndagira mbabwire ngo abishe intumwa bari bazi ko bakorera Imana umurimo, ariko birababaje yuko n'abantu barenganyije itorero. Roma yari izi ko ngo ikorera Imana, kandi mu by'ukuri yakoreraga Sekibi. Uko ububasha bw'iri torero rero ry'i Roma bwakomezaga kwiyongera, niko n'umwijima warushagaho kubudika. Intambara ikomeye, paji ya 40. Nshuti zanjye, ndagira mbabwire ngo hari ikintu kijya kintangaza. Zaburi ya 7, Zaburi igice cya 7 handitse ngo iki? Zaburi igice cya 7, jya muri Bibiliya yawe tujyane muri iri somo. Zaburi igice cya 7 umurongo wa 15 haranditse ngo, umunyabyaha aramukwa ibibi bitagira umumaro, inda yasamye nigomwa abyara ibinyoma. Buri gihe ni ukuvuga ngo umuntu yari umunyabyaha aramukwa ibibi byanga byakunda. Nta muntu w'umunyabyaha wabyara ibintu byiza. Noneho ikindi kandi nimureba muri Bibiliya barimo baravuga ngo inda yasamye nigomwa. Satani yateye inda y'igomwa iri torero, birangira ribyaye ibibi. Nshuti zanjye, iki kintu kirakomeye. Kwiringira papa no kwemera ko ari umuhuza, kwegera Imana utamunyuzeho byageze aho bisa naho bidashoboka. Kutumvira papa, umuntu yahabwaga ibihano bibiri bikomeye. Igihano kibabaza umubiri, kikababaza n'intekerezo. N'uyu munsi wa none abanyapolitike benshi ibi bintu barabitinya. Niyo mpamvu uzasanga leta nyinshi zo mu isi ziri mu kwaha kwa Roma, nuko Roma ita kubabaje ikoresheje umubiri, itanga imyanzuro ibabaza intekerezo. Hari ibihe wasangaga ikinyoma n'imigenzo ya gipagani bisa rwose n'ibigiye kunesha ukuri, ndetse ukabona byimazeyo. Roma yamaze igihe kirekire mu kirombe cyo gucukura, mu kirombe cy'ibinyoma, icukuramo amabuye atandukanye yagiye ihisi kandi isi ikayakira. Hari ibihe rwose, urugero, hari igihe cyageze ibigendanye no gusenga baragenda babisubiramo. Imihango byo gusenga bayinjiyemo bayongeramo ibindi. Kwiringira ibikorwa byawe byiza nk'impongano, inyishyu, byaratangiye. Noneho hatangira Roma itangira kwinjira mu bigendanye n'imisengere no kuyitaho cyane. Baragiye binjizamo ibintu byitwa gukora ingendo ndende
ndende abantu bakajya ahantu hitwa Haziranenge. Bagiye bategura ahantu bahita ahantu Haziranenge, bati ugiye hariya abona Imana, ugiye hariya ababarirwa ibyaha yakoze, ugiye hariya byanga byakunda ahava amenya uburyo paradizo, akamenya n'uburyo nanapfa Imana izamwimurika amushyira muri purigatori. Ibi bintu nibyo nyuma yaho byaje kwitwa ubutayu muri ino minsi. Nshuti zanjye, aho hantu hatagatifu Roma yari yaragiye ifata ahantu hose Yesu yaciye ihahindura hayo, noneho bwari uburyo bwo gukamamo abantu amafaranga. Ndagira mbabwire ngo uyu munsi wa none ntago wakwinjira ahantu Yesu, igituro cya Yesu kiri ku buntu, ntago wajya i Karuvari ku buntu, ntiwajya mu gashyamba ka Getsemani ku buntu, ntiwajya aho Yesu yaganiriye n'umudamu w'umusamariya ngo uhajye ku buntu. Oya, twihuta najya mbabwire ngo intambara yarakomeje kuramya inzibutso z'abapfuye bitaga Abaziranenge, kubaka insengero zikomeye abantu bakabishakiramo agakiza, kubakaho gutambira ibitambo, kugarura ibyahise, gutanga amafaranga menshi mu itorero kugira ngo umuntu napfa rizamujyane rimuhe ahantu agomba kuba atakagombye. Hahimbwe inyandiko zitwa iza kera kugira ngo zishyigikire ibyo binyoma. Muzabisanga mu gitabo cy'intambara ikomeye paje 43, uburyo bahimbye mu kinyejana cya 8 bahimbye ibintu by'ibitangaza byo gushyigikira izo nyigisho zabo. Ikinyejana cya 11 Papa Gregoire wa gatatu we yavuze yuko itorero ry'i Roma ririziranenge ridashobora no kuyoba. Umuntu wapfuye akomeza kugira icyo amenya. Muri izi nyigisho zo kuvuga yuko umuntu wapfuye akomeza kugira icyo amenya, Roma yafashe isi iyishyira mu binyoma bikomeye. Inyigisho ya purigatori nayo yarazanywe, ndetse nyuma yayo bitewe n'ubukene bwari buhari kandi hakeneye kubakwa kiliziya ihagarariye izindi, ariko yubakiye ku butaka bwari ubwa Roma y'abapagani. Kugira ngo kiliziya yitwa Petero Wera yubakwe, byasabye yuko haboneka icyo twita indulgensiya, yari amafaranga yo kugura imbabazi. Uyu mushinga rero wari umushinga ukomeye wo gutuma Roma yaguka igahangana n'inyigisho z'ibinyoma bitaga iz'ibinyoma zirimo kuyirwanya, ndetse ibihugu byarwanyaga Roma nabyo byari bihari. Roma yari ikeneye imbaraga. Kubw'ibyo Roma yinjiye mu bintu by'iminsi mikuru, yubaka ikiraro hagati y'ubupapa n'ubupagani n'isi. Iki kintu cyaje cyitwa misa. Mu by'ukuri misa cyari igitambo, ariko cyifashisha uburyo bw'abapagani bwa kera bukavangwa n'icyo twita urupfu rwa Yesu. Nshuti zanjye, najya mbabwire ngo mu kinyejana cya 16 ibintu byasubiwemo. Noneho hashyizweho urukiko rwo kwiyongera. Urukiko rwari rushinzwe gucukumbura no guhana abantu bafataga Roma nk'iri mu buyobe. Ibi bintu rero byatumye Roma igenda irishyira irizana. Imana ibona yuko ibyo bintu bidakeneye. Imana ihagurutsa ubuprotestani mu cya 517, ihagurutsa Martin Luther, iramubwira iti mfatira aba bantu bari muri kiliziya, urabona ko harimo abantu bashaka ukuri ariko batazi gutandukanya n'iryo n'imoso. Bamfashe ubakure ku kirombe cy'ibinyoma ubajyane ku kirombe cy'ukuri, bajye gucukura aho bakomotse. Abantu bashakira amakuru ku Mana, bashakira amakuru kuri Yesu Kristo, kuko niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Martin Luther yaratangiye yigisha ukuri, arangije afata abantu abakura mu kinyoma aberekeza mu kuri, kandi mu by'ukuri yabagaruye kuri Bibiliya, abagarura ku nyigisho yo gutsindishizwa n'ubuntu kubwo kwizera, kuko ariho abantu bagombaga gukura amahoro n'ibyiringiro. Ariko nshuti zanjye, Satani abonye bimeze gutyo, n'ubundi ntabwo yagombaga gukomezanya na Roma kuko yari ayifitiye. Yaje no mu buprotestani arabavangira. Ubuprotestani bwahuye n'ikibazo gikomeye. Yeremiya 14:14, Yeremiya igice cya 14:14. Noneho mutega amatwi byagenze gute. Abaprotestani noneho bari bahagurutse neza, Satani nabarabacuritse, bamwe arabajyanye mu kirombe cy'ibinyoma nanone ngo bajye gucukura. Ikintu bacukuye rero gikomeye ni iki. Murebe Yeremiya 14:14, harimo amagambo nkunda cyane. 14:14, maze Uwiteka arambwira ati, abahanuzi bahanura ibinyoma mu izina ryanjye, singiye wabatumye kandi sinabategetse haba no kuvugana nabo. Babahanurira iyerekwa ry'ibinyoma n'iby'ubupfumu n'ibitagize umumaro n'uburiganya bwo mu mitima yabo. Mu magambo make, ubukristo mu gihe cy'ubuprotestani, ubukristo bwafatanyijwe n'ubuhanuzi
Satani arangije abavangiramo n'ikintu cyitwa ubupfumu. Mu magambo make, bwa bupfumu bwari mu bapagani burimutse, bwaraje bwinjira muri kiliziya. Noneho basohotse abaprotestani, bwa bupfumu noneho Satani aragiye arabufashe, abuvanze mu kintu cy'ubuhanuzi. Abaprotestani rero batangiye kuvangirwa. Muri Yeremiya 23 ho noneho muri busange Imana yari yaragize impungenge cyane ku bintu bigendanye n'amayerekwa. 23 umurongo 25 haranditse ngo, numvise ibyo abahanuzi bavuze bahanura ibinyoma mu izina ryanjye, ngo nareretswe. Ibyo bizahereza he kuba mu mitima y'abahanuzi bahanura ibinyoma, abahanuzi bahanura ibihimbano by'imitima yabibeshya? Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire ngo uyu munsi wa none nguyu umutego uri imbere y'isi. Nareretswe neretswe ibyawe, Imana yanyeretse ibyawe, dosiye yawe ndayifite. Nshuti zanjye, nagira mbabwire ngo mu gatabo kitwa wowe nkurikira, muri aka gatabo bagaragajemo ibintu bikomeye. Ndagira ngo ngire ikintu mbabwira bigaragaza neza kuri papa wa 79 Mutagatifu Agato. Uyu nguyu bamwanditseho yuko yabayeho muri za 678 gukomeza. Niwe watumije konsili ya gatandatu kubera gukora ibitangaza bamwise umunyabitangaza. Mu magambo make, guturuka muri 681 ibintu byo gukora ibitangaza hari umupapa wari ubihagarariye, kandi mu by'ukuri bamwise umunyabitangaza. Hakubiteho n'ibi bintu rero by'amayerekwa n'ibiki, ubu protestani bwakiriye umwuka uturutse ku nyigisho za Loyola, Ignatius Loyola, wari umujezuite. Noneho wagiraga ibintu by'amasengesho abifatanya n'ibintu byo kujya kwihererana n'Imana mu butayu, arabizana bifatanya n'iyi systeme y'ibitangaza. Abaprotestani bisanga mu bintu uyu munsi wa none byinshi bidafite aho bikomoka mu byanditswe byera. None wambaza uti byagenze gute? Abaprotestani, uwitwa Wesley, mbere yuko Wesley yatangira umurimo, hari ugusubira inyuma mu Bwongereza, kuko abantu bavugaga yuko kwizera konyine guhesha agakiza, kandi ko umuntu adakeneye amategeko. Page 190 igitabo cy'intambara ikomeye, abantu batangiye kuvuga ko kwizera konyine guhagije, nta mategeko akenewe. Noneho abaprotestani, icyo ni ikintu cya mbere Satani yabacukurishije mu kirombe cy'ibinyoma. Yarabakomeje abacukumbuza nanone ikindi kintu cyitwa ubwaka. Bacukumbuyemo ubwaka, igitekerezo kibajemo n'imbaraga ibahata byose babyitaga ko ari ijwi ry'Imana. Kandi bageze nubwo batwika Bibiliya bavuga yuko inyuguti yicisha, umwuka ari utanga ubugingo. Bageze aravuga ati twe ntago tuyoborwa n'ibitabo, ibyo bintu byo kuvuga ngo Bibiliya reka da, ahubwo ijwi ry'Imana rizaza rituvugisha, tuzaza tugira amayerekwa, ariko ibya Bibiliya nta n'impamvu yabyo. Inyuguti iricisha, nta mpamvu za Bibiliya barazitwitse. Ubu buyobe burahari uyu munsi wa none? Yego rwose. Hadutse umugabo witwa Thomas Munzel mu baprotestani, yavugaga yuko umuntu ufite umwuka afite kwizera nyakuri, nubwo mu mibereho ye atabona ibyanditswe byera na rimwe. Uyu mugabo yaravuze atumva, umuntu ufite uyu mwuka urimo kudukoresha, uyu mwuka wo kwerekwa, uyu mwuka urimo kutuvugisha ibizaba, umuntu ufite ntaba akeneye kwizera cyangwa Bibiliya. Niyo yaba atabifite yamenya aho ava naho hajya. Aya magambo muzayasoma neza, ariko muri Yeremiya igice cya 7 umuhanuzi w'Imana yabivuzeho. Yeremiya 7 umurongo wa 4, ntimukiringira amagambo y'ibinyoma ngo muvuge muti urusengero rw'Uwiteka, urusengero rw'Uwiteka, urusengero rw'Uwiteka nguru. Mu magambo make, abaprotestani bari itorero ry'ukuri muri kiriya gihe, kuko Roma yari yaratakaye. Ariko mu by'ukuri nubwo bari baravuye muri kiliziya bayigoreka, igihe cyarageze nabo batangira gushyira Bibiliya ku ruhande. Bigaragara yuko Imana ikeneye irindi tsinda rigomba kuva muri aba baprotestani. Nshuti yanjye, ibi bintu birakomeye. Nimureba neza, mu baprotestani bavangiwe nabo hatangiye kubonekamo abareka ishuri. Abantu batangiye kureka amashuri kuko bavugaga yuko Imana itanga ubwenge. Noneho ibi bintu muzasanga bari barimo imyuka idasanzwe, kandi ngo bari bazi bizaba. Page 134 na page 135 mu gitabo cy'intambara ikomeye muzabisomamo. Ndetse Roma imaze kureba ko kavuyo kose kari mu barokore, Roma yaravuze ngo hasigaye rimwe gusa,
urugamba tukarutsinda. Nshuti yanjye, abantu bakomeje gushukwa mu giprotestani batangira kuvuga ko gutega amatwi inyigisho z'abadivanisiti ari icyaha. Mu ntambara ikomeye paje 270, igihe Imana mu cya 844 yatangizaga itorero ry'abadivanisiti kugira ngo rivugurure ubuprotestani bwataye icyerekezo, ubuprotestani bukurwe mu kirombe cy'ibinyoma bujye gucukumbura aho bwakomotse mu kuri, batangiye gushyiraho yuko kwiga inyigisho z'abadive ari icyaha. Ese uyu munsi wa none iyi mvugo nk'iyi iracyakoreshwa cyane rwose? Nshuti zanjye, inyigisho zo kudapfa k'ubugingo, abaprotestani batangiye kuvuga yuko umuntu upfuye igare rya Eliya rihita rimutwara. Izo zari inyigisho za purigatori. Batangiye kwakira inyigisho z'ubuziranenge bwa dimanshe, ntibamenye isabato. Abaprotestani batangiye kugira ibintu by'ingirwamahishurirwa zikomotse muri Amerika, nk'uko tubisoma mu gitabo cya Daniyeli n'ibyahishuwe paje 434. Amahishurwa aturutse muri Amerika n'amayerekwa yo muri Amerika yatumye abaprotestani bata icyerekezo. Rero uyu munsi wa none wakwibaza ngo ni igiki Imana yifuza gukorera ubwoko bwayo? Kugira ngo abantu bave mu binyoma harasabwa iki? Yeremiya igice cya 6, Yeremiya 6 umurongo wa 16. Uwiteka avuga atya ati, nimuhagarare mu nzira murebe kandi mubaririze inzira za kera. Aho inzira nziza iri aba ariyo munyuramo, niho muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Ariko barahakana bati ntituzayinyuramo. Kandi nabashyizeho n'abarinzi nti nimutegere amatwi ijwi ry'impanda. Ariko barahakana bati ntituzayatega. Nshuti yanjye, nta kintu Imana itakoze. Uyu munsi Imana itegereje abantu bava mu birombe by'ibinyoma, barangiza bakagaruka aho bacukuwe, nk'uko twabisomye muri Yesaya igice cya 51. Yesaya 51, iri somo narikunze kandi nawe usaba Imana, ubwira Imana uti Imana nagushakishije umutima wanjye wose uzandinde konyoba. Yesaya 51, mwabakurikirana gukiranuka mwe. Reka mbabwire, abantu barimo barajya mu madini atandukanye bajya gushakamo gukiranuka, ariko mu by'ukuri nta muntu n'umwe uzabona gukiranuka akigendera mu kinyoma icyo ari cyo cyose. Gukiranuka ni Kristo, kandi Kristo tumubwirwa n'ibyanditswe byera. Irinde kunyuranya n'agasomo na kamwe ka Bibiliya. Ibintu byinshi byagiye bishyizweho na Satani, abantu benshi babifashe nk'ukuri, ariko ku munsi w'urubanza buri muntu wese azahagarara na n'Imana ye ku giti cye, nta wundi muntu uriho watunga urutoki. Mwe bakurikira gukiranuka mwe, mugashaka Uwiteka, nimunyumve murebe igitare mwasatuweho. Amen. Nicyo gifite amakuru. Reka mbabwire, ibuye iyo barisatuye ku rindi, rya buye riba rifitanye isano. Umuntu umwe yigeze kuganira n'undi, aramubwira ati rero nsize mbigishije, ariko kugira ngo iri torero mutazagwa mu buyobe, hari ikintu nzakora. Muzirinde hatazagira umuntu uguza akabigisha ibintu binyuranye n'ibi, kuko abantu z'ibinyoma barahari. Ba bantu barangije baramubwira bati none se tuzabimenya gute? Ni gute tuzamenya umuntu mwohereje? Mwebwe muri itorero ritubyaye. Kandi cyari igihe cyo kohereza abavuga butumwa baturutse kure. None uwo muntu naza niki kizatubwira yuko aturutse aho muri? Uwo muntu y'umuzungu arangije aramubwira ati ikintu nzakora. Arangije afata ibuye ryiza rinini aricamo ibice bibiri. Rimaze gucikamo ibice bibiri, arangije abasigira igice kimwe, nawe arangije ajyana ikindi. Arababwira ati murabona ko iki gice n'iki tubihoberanyije bifatana ntihagisigaremo umwanya. Umuntu uzaza azaze abereke ibuye, kandi iryo buye muzabanze murifate murishyire kuri iri, murebe neza niba koko iryo buye ari ukuri. Yaragiye hashira igihe, yohereza undi muvugabutumwa agombaga kumusimbura. Aje araza aravuga ati ninjye bohereje, ndi umuntu w'Imana kandi ndayikunda, nje kubigisha. Kubera ko hari haraje abantu benshi baza kubigisha bakabangira, baramubwiye bati twereke ikimenyetso wahawe cyerekana yuko uwatwigishije ari ukohereje. Yarababwiye ati njyewe yampaye ibuye. Iri buye niba namwe mufite ibuye, nimurizane murigereho murebe koko bihura. Icyo bakoze nta kindi, bazanye rya buye bari babitse igihe kirekire, bariryamisha kuri rya rindi, iryinyo rimwe rikinjira mu gihanga cy'irindi, ya buye rirongera ririrema neza. Barangije bati ni wowe twari dutegereje ngwino kutwigishe. Nshuti zanjye, Imana irimo iratubwira yuko ukuri kose twahabwa n'undi muntu dukwiye kubanza kukugera ku ibuye ry'ukuri rya Bibiliya Imana yaduhaye.
yaduhaye. None uyu munsi wa none izi nyigisho zose zirimo gucicikana twagiye tubona uko zaje. Uyu munsi wa none hari igihamya zifite mu byanditswe byera? Nta gihari. Rero Bibiliya iravuga ngo nimurebe igitare mwasatuweho n'urwobo rw'inganzo mwacukuwemo. Twacukuwe mu kuri, twavutse mu bise by'amaraso ya Yesu. Ayo maraso ya Yesu yamenetse kugira ngo ukuri gutandukane n'ikinyoma. Niyo mpamvu uyu munsi wa none abizera ayo maraso tudakwiye kuba dufite ukuri hamwe mu kuboko kumwe n'ikinyoma mu kundi. Niyo mpamvu Imana ifite itorero ryayo ry'ukuri rikomeza amategeko yayo kandi rikomeza ijambo ryayo. Muri iryo torero nubwo harimo abanyantege nkeya, Imana yiteguye kuzagira ibitangaza ikora. Ndakwinginga cyane kugira ngo uyu munsi wa none wibaze ngo ndimo ndacukura mu kihe kirombe? Ni ikirombe nashyizwemo na Satani cy'ibinyoma? Ndagira mbabwire inshuti zanjye, iki ni igihe cyo gucukura muri Yesu Kristo tugakuramo ukuri, uberesha ukuri. Ijambo ryawe ni ryo kuri, mu izina rya Yesu, amen. Dusenge. Horaho Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tunejejwe cyane n'igitangaza udukoreye cyo kutwereka ibintu uko byaje, tukamenya ibyavuye ku bantu, twenza tukamenya n'ibyaturutse kuri wowe. Udukundisha ibyo ukunda, utwangisha ibyo wanga, kandi amarangamutima yacu uyarinde kuba yaturoha mu binyoma. Ahubwo ikintu cyose kije waduhaye ibuye ryizewe ari ryo Bibiliya, tugomba kugeraho ikintu cyose tukamenya gutandukanya ukuri n'ibinyoma. Ngaho bana natwe uduhe imbaraga zo gukomeza amategeko yawe, uduhe imbaraga zo gukomeza ijambo ryawe aho kurishyira ku ruhande. Dore turi mu gihe buri dini ryose ikiribangamiye rishyira ku ruhande. Ariko uyu munsi wa none ibyaduhesha agakiza uturinde kumva ko bitubangamiye, ahubwo uduhe kugira ngo imbaraga ya Mwuka Wera iduhe kubikomeza. Amategeko yawe, ukuri kwawe, ijambo ryawe, imigenzo yawe ikomoka mu byanditswe byera, uduhe kuyikomeza kandi uturinde umusemburo wa gifarisayo. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen.